twongeye kubasuhuza kuri Dawidi TV. Imana iduhana umugisha. Hanyuma uyu munsi dufite umutumirwa, aha turi ni Burasirazuba. Imana iduhana umugisha. Reka tumuhe akanya atwibwire kugira ngo dukomeze kubana mu kiganiro. Imana iduhana umugisha. Nitwa Leopold Uzabakiriho. Abanduye mu karere ka Kayonza, mu murenge wa Murama, mu mudugudu wa Mpirindi. Amen. Icyo nshaka kuvuga ni uko ndi umugabo wakoreye Imana, ni uko ndi umugabo wemera Imana cyane kandi nkanayikorera. Mu myaka mfite imyaka 60 y'amavuko. Nkaba nkunda Imana cyane. Murakoze. Amena. Imana ishimwe. Tunejejwe no kubana n'uyu mugabo kuko ni umugabo umwe mu bantu bafite ubuhamya, ni umugabo umwe mu bantu bakoreye Imana, twigeze twabana mu biganiro cyangwa twabana mu bihe byo gusenga. Niyo mpamvu uyu munsi wa none twifuje kuza kumusura Iburasirazuba. Hanyuma Iburasirazuba muraho, murakomeye? Turakomeye, turaho, ni amahoro. Imana ishimwe. Twongeye kuza kongera kubasura. Imana ishimwe. Hanyuma uko biri kose Imana ndabona yarakugiriye neza. Amavuta y'Imana ndabona ari kukugaragaraho. Nibyo. Hanyuma rero niyo mpamvu natwe twafashe umwanya wo kuza kureba uyu mugabo, kuko twamubonyeho amavuta, kandi umuntu w'Imana, umuntu amavuta iyo amuriho baramushaka. Amen. Uko rero tugenda tubana cyangwa twagiye tugirana ibihe byo gusenga, ngenda ndushaho kugenda ndakizwa, cyangwa ngenda ndushaho kugenda mfashwa nuzura umwuka wera. Haleluya cyane. Imana rero iguhe umugisha. Hanyuma mu bantu bafite ubuhamya bufatika urimo, mu bagabo rwose ubona bamaze igihe kirekire bakijijwe urimo. Hanyuma ubu maze nk'igihe kingana gite ukijijwe? Maze imyaka 15. Uko biri kose Imana ishimwe, wabonye imirimo y'Imana. Nabonye Imana cyane. Nabonye Imana mu gihe nakijijwe. Imana nabonye rero ni Imana. Haleluya. Amen. Amen. Ifite imbaraga. Haleluya. Ni Imana ifite ubutware n'ubushobozi. Ni Imana yiyubahije mu gihe cyane. Amen. 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 Impamvu nabonye Imana, hari aho yankuye. Imana ishimwe. Nararwaye ndakira, bivuye mu bise by'amasengesho, nkoresheje abanyamasengesho, kandi nanjye ndi umunyamasengesho. Amen. Haleluya. Amen. Ubwo nagiye mfata igihe nkasenga, Imana iramanuka irandengera, mu burwayi bw'amaguru, mu burwayi bw'abana mu rugo, uburwayi bwo mu by'ibdamu nashatse, nagiye dukoresha gusenga. Ubuhamya mfite dukoresha gusenga. Yego. Rwose nta yindi nsinzi ni ya Yesu. Hanyuma Imana iguha umugisha. Imana kandi igumye kwambika imbaraga. Ubushize twigeze kubana, nubwo tutabanye mu kiganiro, ariko tubwira buryo ki wakoreye Imana ndetse n'imisozi wagiye uzenguruka. Biragaragara yuko uri umwe mu bantu babonye Imana. Hanyuma ubushize kuri icyo kiganiro twagiranye, nakubwiye ko twavuze ubutumwa henshi, tubyutsa abantu benshi. Twagiye ahantu bita Matahiro, twaciye za Nyarusange mu midugudu yaho, twaramanutse nta ntungamo, twakoze ibiterane byinshi Nyabugogo, twaragiye ahantu bita ku Mubuga, aho hose tuvuga Imana. Igishanda twavuze Imana, Cyaruhare twayivuzemo Imana. Haleluya. Igitangaza kirakoreka, abantu barahinduka. Yesu Kristo nashimwe. Twagiye za Kinzovu, twavuzeyo ubutumwa, ndetse dusohoka turi na korari abantu 7, twavuzeyo ubutumwa. Igitangaza kirakoreka, cyabarirwa twayigezemo, twayivuzemo ubutumwa. Muri iyi myaka yose tumaze dukijijwe, twakomeje kwamamaza inkuru nziza ya Yesu. Yesu ni igitangaza, kandi tuvuga ko